Murakaza neza kuri Yes TV Rwanda. Uyu munsi turaza kuganira ku makuru mashya agezweho ku bijyanye na Pi Network. Tugiye kwinjira mu kiganiro kirambuye, tugende tureba neza iby'ingenzi byose kuri Pi Network aho tugeze ndetse n'icyerekezo cy'uyu mushinga blockchain. Ibyo turi bagezeho n'ikiganiro, ibyo turi bagezeho muri kino kiganiro, turagezaho ibisobanuro bya Pi Network, turasubira ku bisobanuro by'ibanze kuri Pi Network ku bantu bashobora kuba batari basobanukiwe neza iki ikoranabuhanga rishingiye kuri blockchain yemerera abantu kugura cyangwa kugurisha ibintu binyuze muri cryptocurrency yitwa Pi Network. Icya kabiri, turareba ibipimo by'umuvuduko n'iterambere rya Pi Network. Turaza kurebera hamwe umuvuduko Pi Network iriho mu iterambere ry'ibikorwa byayo, ubu aho bigeze, iki kintu gifite agaciro kangana gute, kandi ubu bwoko bwa cryptocurrency bufite uko bufasha abantu mu buzima bwa buri munsi. Naho icya gatatu, ubuzima n'amakuru mashya kuri Pi Network. Harimo amakuru menshi atandukanye agezweho ku bijyanye n'iterambere rya Pi Network. Turaza kurebera hamwe uko urubuga rwabo ruteye ndetse n'iterambere ry'umurongo w'ibikorwa n'iki cyahindutse mu mezi ashize. Hari udushya twinshi twagiye tubaho muri gahunda ya Pi Network, turaza kubidusobanurira neza. Aho icya kane, ubukungu bwa Pi cryptocurrency muri rusange. Turaza kuganira ku buryo cryptocurrency by'umwihariko Pi Network ishobora guhindura ubukungu bw'ibihugu, uko ishobora kwemererwa mu bucuruzi ndetse n'icyo bivuze ku bantu benshi bafite Pi kuri konti zabo. Aho icya gatanu, ibibazo biba bibazwa kenshi ku bijyanye na Pi Network. Turaza gufata umwanya wo gusubiza ibibazo bimwe na bimwe bibazwa kenshi n'abantu batandukanye. Hari ibitekerezo, impungenge cyangwa ikibazo cyose abantu baba bafite ku bijyanye n'uyu mushinga, turaza kubisubiza neza cyane, mwandike muri komenti. Aho icya gatandatu, turaza kureba icyerekezo cya Pi Network mu bihe biri imbere. Ubu hashize igihe gito dutangiye kubona intambwe nshya muri Pi Network. Turaza kureba hamwe uko ibikorwa bya Pi byaba bingana mu myaka iri imbere, kandi byafasha gute mu iterambere ry'ubukungu. Ikiganiro kiraba ari imikoranire n'abareba. Muraba mufite amahirwe yo kugira ibyo mubaza cyangwa gutanga ibitekerezo byanyu binyuze mu magambo y'ibitekerezo nka komenti munsi y'iyi videwo. Turabashishikariza gukomeza gukurikirana Yes TV Rwanda kugira ngo mumenye byinshi byerekeranye n'ikoranabuhanga, by'umwihariko ibijyanye na cryptocurrency, kandi mwibuka no gukanda subscribe, ugakora ku nzogera kugira ngo videwo zose zijye zikugeraho, ujye uzumva, ujye uzibona
kandi ni video zizakugirira umumaro niba ushaka kwinjira mu isi ya cryptocurrency, mu isi y'ifaranga ry'ikoranabuhanga. Reka dutangire ikiganiro cyacu nk'uko twagiye tubibabwira. Yes, rero tukaba tugarutse uyu munsi turi hano kugira ngo tuganire ku makuru mashya kandi agezweho kuri Pi Network, imishinga yayo n'icyo bivuze mu bijyanye na cryptocurrency nk'uko twari twabisezeranyije. Iki kiganiro tuzadufasha gusobanukirwa neza uko Pi Network ihagaze muri iki gihe. Tuza kuganira ku makuru menshi kandi y'ingenzi ku bantu bose bakurikira ikintu gishya mu ikoranabuhanga. Igice cya mbere, ibisobanuro bya Pi Network nk'uko twagiye tubivuga. Pi Network ni ikoranabuhanga rishingiye kuri blockchain ritanga uburyo bwo gukora cryptocurrency bitagusabye gukoresha imbaraga nyinshi za mudasobwa ugereranyije n'izindi crypto nka Bitcoin. Mu yandi magambo, bifasha abantu basanzwe kwinjira mu isi ya cryptocurrency binyuze mu gukora ibyo bita mine bakoresheje telefoni zabo. Iki kintu kirashimwa cyane kuko nta bundi buhanga bisaba, bityo bikagufasha gutangira kubika cyangwa gukora Pi. Igice cya kabiri, umuvuduko n'iterambere rya Pi Network. Nk'uko mwabimenye, Pi Network yatangiye ari umushinga w'igerageza, ariko kuri ubu imaze gutera intambwe ikomeye cyane muri iyi minsi. Hari byinshi byahindutse, haba ku buryo bwo gukoresha application yabo ndetse no ku rwego rw'umutekano testnet n'ibindi bikorwa bifasha gutegura uburyo bwimbitse bwo kwemerera abantu kugura cyangwa kugurisha Pi bigende neza. Kandi nuko Mainnet ikaba ari urubuga rw'amakuru rwa Pi Network, izwiho kuzaba ari urubuga rukomeye mu guhanahana amafaranga mu bihe biri imbere. Nk'uko nabwiye rero, igice cya gatatu, ubuzima n'amakuru mashya kuri Pi Network. Muri iyi minsi habayeho amahinduka cyangwa se impinduka menshi ku bijyanye na Pi Network. Nk'urugero, wallet ya Pi yashyizwemo ubushobozi bwo kuba wagurana Pi n'izindi cryptocurrency mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Hari kandi ibikorwa byinshi birimo kwigwa kugira ngo barebe uko ubucuruzi buzwi nka marketplace bushobora gushyirwa mu bikorwa ku buryo bunoza. Ibi byose ni uburyo bwo gutegura iterambere ry'ubukungu bugendeye kuri Pi Network. Naho igice cya kane, turareba ubukungu bwa Pi na cryptocurrency. Cryptocurrency muri rusange, by'umwihariko Pi, ni uburyo bushya
wo guhererekanya agaciro ku isi yose. Icyifuzo cya Pi Network ni ugufasha abantu kwinjira muri bukungu bw'ikoranabuhanga. Nko mu Rwanda ubu hashyizweho uburyo bwo kwemerera abantu kugura ibintu bakoresheje Pi. Ni uburyo bukiri mu nzira y'igerageza. Twifuza ko ibyo bikomezwa kugira ngo habeho uburyo buhamye kandi bwizewe bwo gucuruza. Igice cya gatanu, ibibazo biba bibazwa kenshi kuri Pi Network. Hari byinshi ibibazo abantu baba bafite ku bijyanye na Pi Network, nko ku bijyanye n'uko umuntu yagurisha cyangwa yakoresha Pi mu buzima busanzwe. Ikindi kibazo abantu bakunze kwibaza ni uko bashobora kubona agaciro kuko bafite mu buryo bw'umurongo. Ibi byose birimo kwigana neza Pi Core Team, kandi hari icyizere ko muri Mainnet ibintu bizoroha. Ngayo nguko, abari kumayininga murabyumva neza cyane icyo mugomba gukora. Igice cya gatandatu, icyerekezo cya Pi Network mu bihe biri imbere. Ndagira ngo abafite amatsiko mwumve neza iki gice ku bijyanye n'iterambere riri imbere rya Pi Network, icyerekezo cyayo n'aho iri kugana. Reka turebere hamwe icyerekezo cya Pi Network, niba koko hari icyo izafasha abamayininga cyangwa se abanyamuryango bamaze kwiyandikisha muri KYC bakemerwa. Pi Network ni ukugerageza gushyiraho, naho Pi Network iri kugerageza gushyiraho uburyo bwo gukuba cryptocurrency ikoreshwa mu bucuruzi busanzwe mu myaka iri imbere. Intego ni ugushyiraho uburyo bwo kugurana Pi mu buryo bwemewe n'amategeko ndetse no gukora ibintu bitandukanye. Intego ni ugushyiraho uburyo bwemewe ku isi hose bwo gukoresha cryptocurrency mu buryo buhamye kandi bwizewe neza cyane. Ndagira ngo hano hantu masubiremo kugira ngo mubyumve neza. Abantu mugiye gucika intege, mube mwitonze gucika intege. Ibintu bigiye kugenda neza, ibintu bigiye kujya mu buryo, ibintu bigiye kumera neza. Abantu babe abakire, abamayininze, abataracitse intege. Tekereza umuntu umaze imyaka 3 ari kumayininga, ubwo urumva bizaba bimeze biti? Nawe rero wicika intege, komeza n'urugendo. Niba ari bwo ukirutangira, naguha courage, nakubwira ati courage, ni byiza cyane, aheza ni imbere. Reka dusubiremo iki gice cya gatandatu. Ukuvuga ngo Pi Network iri kugerageza gushyiraho uburyo bwo kuba cryptocurrency ikoreshwa mu bucuruzi busanzwe mu myaka iri imbere. Intego ni ugushyiraho uburyo bwo kugurana Pi mu buryo bwemewe n'amategeko ndetse no gukora ibintu bitandukanye. Intego ni ugushyiraho uburyo bwemewe ku isi hose bwo gukoresha cryptocurrency mu buryo buhamye kandi bwizewe. Muri iki kiganiro turifuza kumva ibitekerezo byanyu no gusubiza ibibazo byanyu. Muzatwandikire ibibazo byanyu mu gice cy'amagambo komenti, hanyuma turagerageza kubisubiza ku buryo bwumvikana kandi butomoye. Murakoze cyane kuko gukomeza gukurikirana ibiganiro bya Yes TV Rwanda. Komeza utange umwanya wawe kuri ubu ubwoko bw'ikiganiro bw'ubwenge, cyane cyane ku bijyanye n'ikoranabuhanga n'ubukungu bushingiye kuri cryptocurrency.
reka dukomeze kuganira kandi dusobanukirwe byinshi kuri Pi Network. Ndabashimiye ko mwabanye natwe muri kino kiganiro kandi muhawe ikaze ku biganiro byinshi tuzagenda tuganiraho. Ntabwo tuzaganira kuri Pi Network gusa, ahubwo tuzagenda tureba no ku yandi ma cryptocurrency nka za Binance, Bitcoin ndetse na Coinbase, ndetse n'amakuru menshi cyane ku kijyanye n'ubukungu. Si ibyo gusa no muri cryptocurrency gusa, ahubwo tuzarebera hamwe byinshi bigiye bikwirakwizwa hano hirya no hino ku isi. Ikintu cyose tubona ko cyaduteza imbere cyangwa se cyaduteza impungenge, byose ni byiza ko tubigaragaza hano kuri Yes TV Rwanda. Niba rero udushyigikiye kandi ukaba ushyigikiye ibiganiro dukora, ukaba ushyigikiye ibyo tuvuga, jya munsi ya video ahantu handitse subscribe ukandeho, uraba wiyandikishije kandi ukore no kunzogera kugira ngo ubutumwa bwose cyangwa se video izajya ibanza ikugereho mbere y'uko igera ku bandi. Ndagushimiye cyane, mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ibaho umugisha. Aho twunguka ubumenyi, amakuru atandukanye, ikoranabuhanga, cryptocurrency turasobanura. Pi Network twaguteguye, uramenya neza, dufite byinshi by'ingirakamaro. Yes TV Rwanda, ijwi ry'ikoranabuhanga, tumenya iby'isi, cryptocurrency dutahure amakuru mashya buri munsi kuri chaîne Yes TV, aho twunguka ubumenyi. Yes TV Rwanda, ijwi ry'ikoranabuhanga, tumenya iby'isi, cryptocurrency dutahure amakuru mashya buri munsi kuri chaîne Yes TV, aho twunguka ubumenyi. Tujya imbere nta gusubira inyuma, ubwenge bwacu tuzabukoresha neza, amateka mashya dufata mu biganza. Yes TV niyo nzira yo guca imihanda, bimenye neza.